Ndabasuhuje mwese abakurikiye Kamanzi Official bifuriza kugubwa neza aho buri wese aherereye, akomeze agire weekend nziza, bayitangiye bayigeze hagati ndetse n'abakitangira. Buri wese wumva ururimi rwacu akubwe neza. Turutse rero mu biganiro kuri kuri Pi Network. Uyu munsi ndashaka kubereka urutonde rwa companies zimaze kwemerwa muri Pi zishobora gukorana n'abapioneers mu bicuruzwa na service dukeneye kuri zo. Reka twinyure kuri ritangazo munsi y'ako ka video dukande ahangaha kuri official announcement. Mu itangazo rya launching cyangwa se rya launching Pi cyangwa se ya open network barimo kumamagariramo internet iri kupa kamemba cyagiye natwemereje hano tuba twiga tubona byinshi. Iri tangazo rero iyo rifungutse nkuko mugiye kubibona uramanuka hepfo ukajya ahangaha muri isubi ya kangahe, ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, muri isubi ya kane. Bivuga ngo additionally a list of KYB verified businesses are available for pioneers to view and access on the following web page. Kandi muri iyo web page cy'akarongo bifunguke, nibimara gufunguka urebe ahangaha handitse ngo view verified businesses, ukandemo bakuzana urutonde rwa companies 5 zemewe ubu ngubu zimaze kujya ku rutonde. Internet iratuma yafungutse. Urabona hejuru barakubwira ngo list of KYB verified businesses. Ego barakubwira yuko businesses verified through KYB and integrated with Pi are listed here. Izo companies zemewe nyine muri Pi ngizo ziri ku rutonde aho ngaho. We advise that you always refer to this list whenever you interact with businesses that claim to be on Pi market mainnet. Buri gihe uzajya ureba ahangaha ku rutonde urebe ni zihe. Ya mbere ni OKX, izo zose zizweho kuvunja. Indi ni Bytegate, indi ni Gate.io, indi ni Pionex, indi ni Max. Cyangwa se Maxi. Izi ngizi nizo 5 zemewe gusa gukorana nazo. Ntabwo zirafungura ngo zibe zaduha services tugenewe. Kubera ko amakuru nazo soma ni mugoroba quelque part cyangwa se somewhere behind ku ruhande nuko izi coin izi vunja exchanges cyangwa exchanges tuzajya tuziha Pi nibamara kubona wallet ya nyayo, tuzajya tuziha Pi baduhe coin baduhe token ifite agaciro. Iyo token rero tuzatuyijyana ku masoko twayivunjisha. Rero nubwo Pi itaremerwa kuri coin market cap cyangwa se cryptocurrencies market ku masoko ku isoko ry'ama cryptocurrencies, nubwo Pi itaremerwaho buriya hari amategeko batari bahuza ngo Pi ije gucuruzwa. Niyo mpamvu buri coin ku giti buri exchange ku giti cyayo ishobora kwiyemeza gukorana na Pi. Yakorana na Pi akaba ari yonyine yemerewe kubikora kandi ikabikora ku bwiriza n'amategeko bemeranijweho na Pi Network kugira ngo hatabaho guhohotera umupioneer. Niyo mpamvu iyi crypto na iyi exchange iramutse yemeje gukorana na Pi, wizere yuko bazakuvunjira hari irindi faranga babahaye ritari kuri coin market cap. Iyo coin market cap igihe cyose itarinjira muri Pi Network ntabwo izigera ibona Pi ngo icuruze. Abantu benshi rero bakwigabaho igitero bakajya kwibaza ngo Pi irihe Pi irihe. Ubu igisubizo bashyizeho ni ukuvuga ngo ntabwo iremerwa na coin market cap, ahubwo buri coin cyangwa se buri exchange irimo hariya muri coin market cap yemerewe gusaba ku giti cyayo ikaba yakemererwa gukorera muri Pi Network. Ariko kuba ngiye kuyiha Pi ntabwo ifite uburenganzira n'ubushobozi bwo gusohora Pi hanze ya ecosystem za Pi. No, ntabwo bishoboka. Niyo mahirwe dufite. Ubwo rero reka dutegereze, reka tunyarukire gatoya kuri coin market cap turebe. Kuri coin market cap
coin market cap iyo tubajeho pi tutse pi coin kwitariho badusubiza dore isubiza baduha nk'ubu urabona nabyanditsemo iyo ugiye hano muri coin market cap ukajya hano muri search ukandikamo pi coin urugero ushaka kumenya wenda ngo iravunja Solana zingahe cyangwa Ethereum zingahe dore igisubizo baguha barakubwira ngo pi coins is not verified by coin market cap ntabwo iremerwa na coin market cap cyangwa se isoko ry'ama cryptocurrencies. The logo and social links are from third party sources. Please dial. Hano barakubwira yuko ibyo birogo niyo link bikomoka ku wundi muntu utari bo habishyizeho nta muntu munabibabaze kareka. You can also vote to support this token. Ushobora gukora amatora ukaba washyigikira iyo token ya pi and token. Ibyo rero ntagatwe urabona hano iyo ugiye kubongorera kubitora barajya kugusaba imyirondoro hariya baragusaba imyirondoro yawe ugatora itonde imyirondoro kabanze ndori kansacinge ni pi coin yego kandore kata biranga niba atari internet ariko icyo urabona ko hano niyo uko wabikora kose harabona bikoze shatse gutora bansaba ngo ushyiremo email ngo ushyiremo na password nsobere inyuma fa avuga ndishwita rumva ntago bishoboka hano rero bo bazandikira pi core team bayisabire ngire batari babikora twebwe turikorera ibyacu. Companies zemewe muri pi kugeza ubu zakoze KYB nubwo muziki zakiriwe zirenga 100 ariko izemewe zujuje ibisabwa bya nyuma na nyuma ni izi ngizi 5 gusa mubarizo mwitaho ntongere nzibasubiriremo. Ngibi biragaragara ni OKX ni Bitgate ni Gate.io ni Pionex ndetse na Mex. Izo nizo zemewe muri pi network. Ibijyanye n'igiciro cya pi nitonde mugende gake nta igiciro cyajyaho tutaruza miliyoni 5 nta igiciro cyajyaho kimayininga nta igiciro cyajyaho bityo imutuze ikindi izi companies zivunja genda vuga ngo dushonje duhishiwe ni ndetse akazi kazo barakugakora hebe icyo nsaba aho dukuri wese ahubwo ambayinge ashyizeho umwete ikindi biri intego yo kwinjiza umuntu nibura umuntu rimwe ku munsi niba ibyo utabishoboye cyangwa garafasha nisanzwe batubashye amagara ngo ufashe da irenze ibyo nukurirwa ikindi twabikora rero reka basezere mbibutsa gukora subscribe kandi muhererekanye inkuru ku bapioneers bose kandi mwirinde amakosa mu makonte yanyu kandi abakeneye ubufasha mu mpamagara mbafasha. Umuntu nasanze yarakoreye abantu KYC arabirangiza arabyicara arabwira sanga nabikosoye bimwe byaro gutangira ko yari yarabyishe konte yarazinjije nabi noneho kuri KYC hagahoma munwa hamwe hajya line 1 line 2 hamwe hajya nimero z'imihanda iyo utazibisukiramo zirimo uyashyizemo yabatumye icyangombwa cy'ubutaka agashyiramo nimero z'icyangombwa cy'ubutaka nagahoma munwa no kuri kw'Imana. Ibyo birahari mureke kwica konte zanyu rero ahubwo turi neza uko duhari ko twatanze ibiganiro binjira barya bakora KYC gutya liveness gutya ko byabananiye mwarigiye gukomeza kwihemukira rwose. Gahano mugubwe neza mu gihe weekend nziza ndabasuhuza kandi ndabakunda murakoze.